Kabasuze rero nshuti bakunzi mudukurikira, reka kandi mbifuze kugubwa neza muri gahunda zanyu ho muri hirya no hino bitandukanye. Turazi ko mudukunda kandi mudukurikira. Reka rero mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi none tugiye kurebera hamwe uko bakora maske bambara ku isura, ikoreshwa mu ugamije kuba wahisha isura yawe cyangwa ukayikora mu rwego rwo kugira ngo ushimishe umwana. Hari naho yifashishwa mu kuba bayambara mu birori bya Halloween kugira ngo bayishimishe cyangwa se baserebure umunsi wabo neza ubashe kubagendekera neza. Reka rero turebe kuntu wayikora mu gikarito. Benshi tuzibona zikoze mu ma plastic cyangwa se mu bindi bikoresho bitandukanye, ariko no tugiye kureba kuri uyu munsi kuntu babikora mu gikarito kandi kabasha kugenda neza ndetse kaba inasa neza. Aha dufite ishashi yacu ya aluminium. Iyi shashi ya aluminium niyo turaza kwifashisha kugira ngo duhe maske yacu ishusho ize kuza iyaga cyangwa se ize kuza imeze nk'ikoze nk'icyuma. Aha tukagira kore yacu isanzwe, kore y'ibiti, tukagira ndetse na kore hano, kore isanzwe nayo yifashishwa nko mu kudoda inkweto cyangwa se no kubitambaye ikaba yafata ku bintu bitandukanye, iyi ngiyi itafataho. Tukaba noneho tugiye kwifashisha n'ibikarito byacu, ni ibikarito bisanzwe. Ibi rero nabyo nibyo tugiye kwifashisha mu kuba twakora maske yacu. Reka noneho dutangire, kandi mbibutse ko ni muntu utarakora subscribe, umuntu tugiye gutangirana bwa mbere, twaba tugiye gutangirana bwa mbere kuri iri somo, reka nkwibutse ukore subscribe kandi none aha rero murabona ko ntangiye nshushanya, ndimo ndashushanya cyangwa se nkora design y'ukuntu maske yacu iraza kuba imeze. Noneho nyuma nkaza kubona kuba nakata kino gikarito ndi gushushanyaho kugira ngo tubashe kuba twakora maske yacu kandi ibashe kuza imeze neza, ibashe kuza ubona ko ishimishije cyane. Abakora amatheatre, abakina amafilme, ibyo bintu, iyi maske rwose pe wayikora ku buryo bworoshye. Ushobora kuba ukeneye abantu benshi kandi udafite wenda cyangwa se ubwo bushobozi bwo kwazigura, cyangwa se mukeneye kubakora maske zisa, ukaba ushobora kuba mwakwikora design yanyu ya maske idasanzwe kugira ngo mubashe kuryoshya ibyo mugiye gukora cyangwa se bashe kuza kugenda neza. Aha rero murabona zene tubashe gushushanya, sinzi niba bigaragara neza, ni iyi ngiyi nuko tubashe gushushanya. Ubu noneho ngiye kuba nakata iyi design yacu kugira ngo irusheho kuza kugenda neza. Kuba imeze murabibona, sinzi na muri kubireba neza uburyo ikase. Mwabibonye ko twamaje kuyiha forme. Noneho tugiye kuba twakora ijisho neza, dukora izuru neza, dukore ndetse nanga ku munwa neza kugira ngo ize kurusha imeze neza. Nyine rifa n'ukuntu, ariko nanone ubona ko utapfa kumenya isura y'umuntu waba ari inyuma hano muri iyi maske. Reka rero ari byo dukora. Noneho murebe uko tubigenza. Tugiye kubanza hano dusige ko kuraka twakase, navuga ko kanari nk'umunwa ari nk'umunwa wo hejuru kabisa. Murabona ko tumaje gukora hano ku munwa kuri uyu munwa waka iyi maske. Murabona kuntu tukoze. Okay.
tugiye noneho gukora hano izuru. Urabona ukuntu twagakase, nako tukomekeho neza. Murabona noneho rero mask yacu ahantu igeze. Murabona ko mask yacu yamaje kubona isura, twamaje kwihishusho, yuko iraza kuba imeze. Murayibona ishusho yayo ko kuntu imeze, irasekeje ukuntu. Murayibona imbere kuntu imeze. Ni cya gikarito cyacu tugifite tukiri gukoresha na kore. Noneho tugiye kuba twayambikaho inyuma, tuyambikeho ya shashi yacu ya aluminium kugira ngo noneho tuyihe isura isa neza, nyine bashe hose kuba isa, cyangwa se bashe kuba ishashajyana, cyangwa se bashe kubiyaga. Reka tubikore noneho murebe uko bira bimeze. Aha murabona ko noneho turi gushyiraho ya aluminium yacu, niyo turi gushyiraho, murabibona. Tumaje kwisoza. Murabona ukuntu imeze, murabona uburyo ki mask yacu imeze. Mask yacu ke ngiyi, dore imbere ni igikarito kirimo, mbere ni igikarito icyo twashyizeho ku gikarito cyacu ni ishashi ya aluminium twashushanyije, tuyishyiraho neza gutya kugira ngo mask yacu ibashe kuba yuzuye yabaye mask. Murayibona neza. Niyo rero mask yacu ngiyo ngayo nguko nuko bimeze. Murabona ko nagari ibintu bigoye, ahubwo biroroshye nawe ushobora gukora indi design idasa n'iyi imeze gutya, ariko ibi byari kukwereka ko mu gikarito birashoboka cyane ko wayikora, birashoboka cyane ko wazikora kandi nyinshi nziza, birashoboka ko wakoramo icyo ushaka cyangwa icyo wifuza mu gikarito. Igikarito ngire ngo mumaje gusobanukirwa, ubu tumaje kumenyerana, mumaje kubona ko igikarito kivamo ibintu byinshi bitandukanye. Ibikarito rero atari byo kujugunywa, aho mu bikarito ari iby'umumaro cyane. Ibikarito ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu iterambere ndetse no mu buzima tubamo bwa buri munsi, no mu bikoresho bitandukanye twifashisha umunsi ku wundi, amanywa n'ijoro. Reka rero nshimire mu mwese twakomeje kubona muri kino kiganiro, mbifuriza gukomeza kugubwa neza muri gahunda zanyu, kandi mbararikira ku kiganiro kindi kigiye gukurikiraho, nacyo ni sawa cyane, aho tureba ibintu bitandukanye, twagaruka mu ikoranabuhanga tukareba ibintu byinshi binyuranye kandi bibasha kubafasha, mbese bifite umumaro ku buryo umwe cyangwa se ubundi, kugira ngo dukomeze tujya mbere. Reka rero mbifurize kumera neza no kugubwa neza abadukurikira muri mu mpande zitandukanye. Bye bye, naho mu kiganiro gikurikiye.